Yesu ashimwe bene data, umwaka mushya kuri mwese ndetse n'abanyu bose. Twaherukanaga umwaka ushize, ni byinshi byawubayemo kandi bamwe byashoboraga kuduhitana, ariko Imana iraturinda ntitwajya hacecekerwa. Ubu hari benshi batagihumeka umwuka w'abazima, ariko twebwe tugihumeka. Ni muryo dushimira Uwiteka kubw'ubuntu, imbabazi n'uburinzi bye bikomeje kubana natwe twese. Uwiteka habwa icyubahiro, kandi muri uyu mwaka dutangiye utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Aya magambo ari muri Zaburi 92 ku murongo wa 12. Nshuti bene data, ndabifuriza ko muri uyu mwaka mushya natwe tuba bashya mu by'umwuka, maze tukiyambura umuntu wa kera, umuntu wa kamere irarikira iby'umwuka wera yanga, maze ahubwo dukunda iby'umwuka akunda. Twambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Bazi inkuge yo guhungiramo n'abawe, bizakurinda kujya mu cyato kibazwa na Satani. Niyo magambo tugiye kuganiraho. Itangiriro igice cya 6 guhera ku murongo wa 5 turasoma tugere ku wa 8, twongere dusome guhera ku wa 13 kugera ku wa 14. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye batsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'ibikururuka, kuko nicujije yuko nabiremye. Ku murongo wa 8 Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Murongo wa 13 na 14 Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, wihomemo ubushishi imbere n'inyuma. Yesu atubwira kandi iby'ibimenyetso bizabanziriza kugaruka kwe. Yatubwiye muri Matayo igice cya 24 guhera ku murongo wa 37 kugera ku 39 ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nshuti bene data, twishimiye turi benshi ko umwaka warangiye amahoro, tugatangira undi turi bazima, kandi koko nibyo kwishimira. Nyamara ikibabaje nuko benshi muri twe Satani aduhejeje mu bubata bw'icyaha, kandi butwikirije ijambo ry'Imana n'indirimbo. Kuri abo umwaka mushya ni imibare yahindutse gusa. Byaba bibabaje no muri twe habaye harimo abantu bishimiye umwaka mushya wa 2023 gusa. Reka mbamenere ibanga, keretse gusa umuntu ubugingo bwe buhishamwe na Kristo, naho ubundi ni umwaka uzakomerera benshi. Ariyo mpamvu ngira umuntu wese inama, kandi nanjye nyigira ngo twese duhungire mu bwihisho bw'isumba byose. Zaburi ya 91 muze kuyisoma. Reka mbibarize, mbese gufasha cyangwa kugirira abantu neza si byiza? Kandi kugira abantu badukunda si byiza? Byose ni byiza, ariko kandi bishobora kutubera umutego murimbuzi. Rero tube maso. Nanone mbibarize, mbese mu gihe uwo wagiriye neza aguhaye ingororano, hari icyo bitwaye kuzakira? Yego, bishobora kugitwara. Aha ndavuga cyane ku basenga, kuko Elisa yanze ingororano z'umugaba w'ingabo z'i Siriya Namani. Gehazi wazifuje, cyangwa se Gehazi wifuje ibyo Elisa yanze, muzi ko ibibembe bye ari we byagiyeho, amaherezo arapfa. Turi kuganira amagambo avuga ngo bazi inkuge yo guhungiramo n'abawe, bizakurinda kujya mu cyato kiri kubazwa
na Satani. Najyanywe ahantu ntazi n'umuntu nzi, tugenda tuganira kandi duseka, ariko sinarinze intego ye. Aho yanjyanye nasanze umuvandimwe we nitayeho mu gihe yari arwaye. Ambonye yirukanye abari kumwe nawe bose kugira ngo tubashe kuganira. Yabikoreye kunyubaha, ariko njyewe mbibonamo ikibazo, kandi bitewe n'uburwayi bwe nirinze kumubaza. Nararanganije amaso nitegerezaho, maze mpabona ubwato bwiza cyane butangaje kandi bugizwe n'amabara nkunda. Mbajije umugabo nakunze kubona hafi yanjye, arambwira ngo ni icyato si ubwato. Nyiri kukibajisha ntacyo yakimbwiyeho. Uwabimbwiye akambwira ko ari icyato, yambwiye ko ari cyo uwo muntu yanyiteguriye. Inshuti bene data, uyu mwaka dukeneye abantu bo kuduha amakuru y'inama zacuriwe mu mwijima. Abo ni abamarayika, kandi nitubashaka tuzababona. Icyo cyato cyubatse nk'ubwato, igice cyo hasi, noneho hejuru hubakagwa icyasaga n'inzu nziza cyane. Iki cyato gifite umwihariko ko gishobora kuguruka. Ibi bigereranywa no kwihuta kwacyo. Icyateye uwo muntu kukibajisha ni ukugira ngo anyiture. Inyiturano ni nziza, ariko izo muri ibi bihe by'imperuka ni ukuzitondera. Mbona no kubwira abantu bakunda surprise ngo mube maso. Njya mbona mu nsengero zimwe batanga amasaha, amafaranga, passport n'amatike y'indege, indabo, imyambaro n'ibindi. Ariko mwitonde, aho kwemera cyangwa kwakira impano izagushyira mu kaga katuma uzazimira kandi amaherezo akaba kurimbuka, wazanga ariko ukikiza ntuzarimbuke. Bene data, ndabinginze ngo dushake ubwami bw'ijuru no gukiranuka, kuko ibindi byose tuzabihabwa nk'inyongera. Uwo muntu rero yaragambiriye ko twakwibanira muri icyo cyato, tukajya dutemberana aho dushaka, ariko ntituzongere gutandukana. Akaba ariyo nyiturano ye. Yanyeretse kandi n'akayabo k'amafaranga yari kuzaba yanjye igihe tuzaba tugumanye, ariko kubera ubwinshi bwayo, umwe wanjyanye ntabwo yabyishimiye. Icyampa ngo wowe wumva ibi uhora ucukumbura mu byanditswe byera, cyangwa se guhera uyu munsi ugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyawe, kuko Satani afite uburiganya bwinshi kandi ari gutega imitego myinshi ngo niba bishoboka n'intore zigwe. Ariko nituba twibitseho, handitswe ngo tuzatsinda imitego ye n'uburiganya bwe. Yarazi rero ko nkunda gusenga, ngakunda n'indirimbo. Yanzaniye korali, ariko y'abantu bakiri bato. Baririmbye indirimbo ivuga gusa na Yesu. Muri uwo mwanya numva ijwi rimbwira kumubaza gusa na Yesu icyo bivuze. Ari we arabaririmbyi bayiririmbye, ntawabashije kunsobanurira. Kutambonera igisubizo byatumye ndushaho gusobanukirwa ahantu ndi ko ntakwiye kuhaba. Niko kandi ababazaga icyo cyato bafite umuvuduko, nawe ashaka ibyamuza ngo kirangire agere ku ntego ye. Yarebye hirya, nshaka inzira inkuraho, ndayibura. Icyakoze nza kubona ahantu nagombaga kurira. Nagerageje kurira, ariko uko ngerageje nkagwa. Wa mugabo wankurikiraniraga hafi ariko anyitaruye yaje kumfata ukuboko, maze anyereka icyuma cyari gitambitse ku gikuta, ngifataho mbasha kurira maze gucikanywa. Bahanuzi, ababwiriza, intumwa, ababishop n'abandi, abaririmbyi ntabibagiwe, abizera, musiga wo gukururwa n'iby'isi biduhenda, kuko amaherezo ari ukurimbuka kandi tuzaba twizisi. Nkuko nisanze aho hantu ntabiteganije kandi nkagezwa bitewe no kugirira umuntu neza, nuko agashaka kunyifunga ntiyite ko ibyo namukoreye atari we wenyine mbikorera, ahubwo mbikorera n'abandi, kandi ko ntacyo byari bimubwiye. Icyo yashakaga kandi agambiriye byari inyungu ze bwite gusa. Ni nako Satani atishimira ibyiza bigirirwa abana b'Imana. Indwara yukamye abaturage b'iyi si ariyo cyaha, ntashaka ko tuyikira. Ariyo mpamvu akora ibishoboka byose ngo uwabwiriza abantu kwihana ngo bakire iyo ndwara abatega imitego, kandi benshi bari kuyigwamo.
ariko kandi hakaba n'abatezwe ariko bagacika. Ndasenga ngo njye namwe tubashe gucika imitego ye mu izina rya Yesu, kandi tubwira abantu aho gukirira ko ari kwa Yesu, atari ku muntu runaka cyangwa se aderese y'urusengero runaka. Iki cyato umubwiriza, umuhanuzi, umuapotre, umubishopu bakijyamo, umuririmbyi ntiyagitangwamo, n'abizera nabo, kuko nabasizeyo kandi bakibanamo n'abatizera. Biteye ubwoba ibihe turimo. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye kubaza inkuge azahungiramo n'abo muryango we, atarinjira mu cyato Satani yamubajirije. Kwibwira ko abantu n'imitekerereze yabo biri kugenda biba bibi nk'ibyabo mu gihe cya Nowa. Ibinezeza by'isi byatwaye imitima ya benshi. Kurya no kunywa, kurongorana nk'ibyaranze abo mu gihe cya Nowa nibyo bihawe ikaze. Kwiringira ubwenge bwa muntu n'ubutunzi bw'isi nibyo bishyizwe imbere. Abantu bahindutse abibwira ibitagira umumaro, badakundana, abagambanira bagenzi babo. Abitwa ko basenga bari gukoreshwa n'abadasenga mu buryo bwo kugira ngo bagushe abana b'Imana mu mitego ya Satani, kubera ifeza, kubera ibiguzi, kubera izahabu. Inyubako zimwe zahindutse amasinagogi ya Satani, aharenganirizwa ubwoko bw'Imana. Bamwe mu baririmbyi tubona bahindutse abacuruzi b'ibihangano byabo. Muri ubu buryo bihindura ibikoresho bituma bamwe mu bo Satani ahiga bagwa mu mitego ye. Mu yandi magambo, mu cyimbo cyo kuba abahesha b'umugisha, bari guhinduka abatuma abantu bagerwaho n'umuvumo. Ariko ubwo byari bimeze bitya mu gihe cya Nowa, Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Nubwo bimeze bitya mu gihe cyacu, njye nawe tubasha kugirira umugisha ku Uwiteka. Turasabwa rero kubaza inkuge yo guhungiramo n'ab'imiryango yacu. Nowa yahungiye mu nkuge n'abantu 8. Abandi bose baramusekaga, baramukwenaga, kuko bumvaga ko ibyo bintu bidashoboka, imvura itagwa itari yarigeze igwa, batari barigeze babona. N'ubundi abantu bashaka kuvuga ngo ibyo ngibyo ntibishoboka. Ariko twirinde yemwe batega imitego, twirinde, kuko utega umutego mubisha uzamushibuka nawe ubwe. Ndabinginze ngo twisuzume bikitwa none. Imigisha Imana yaduhaye ye kuduhindukirira imivumo. Duhanga amaso waturemye aho kuyahanga ku biremwa. Twe kwiringira ubwenge n'ubutunzi bwacu, twe guhinduka bibwira ibitagira umumaro, twitandukanye nabo tudahuje. Nshuti bene data, tube maso kandi twirinde. Twifuza ubwenge ari bwo kubaha Imana, tubushakishe kuruta ifeza n'izahabu. Tugire amakenga ibihe byose, kuko azatubera umurinzi. Kandi kujijuka ariko kuva mu byaha bizadukiza imitego y'urupfu. Ijambo ry'Imana ritubere itabaza, rimurikira intambwe zacu, n'umucyo umurikira inzira tunyuramo. Tugire kwizera nk'uko abakurambere. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 16 ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Baza inkuge yo guhungiramo n'abawe, kugira ngo ubashe kurokoka icyato Satani ari kubaza ngo kigwemo, cyangwa se kijyemo abana b'Imana, ahazakomeza kubagira imbata ze. Maze ubwo imvura izagwa, ubwo kugaruka ku mwami wacu Yesu kuri bugufi, akerekanwa ku bicu aje gutwara umugeni, ngo benshi bazasigare. Ariko ndakwifuriza ko wowe aya magambo atambutse mu matwi wagira imyiteguro, kandi atari wowe gusa, atari ku giti cyawe, ahubwo ugategura n'abo muryango wawe, inshuti zawe, kugira ngo twese hamwe tuzabashe kurokoka akaga kaziye abatubaha Imana. Teka bamugisha
ndabakunda nanone umwaka mwiza kuri mwese.